Nk'uko rero dusanzwe tubibagezaho uyu munsi tugiye kujya ku mibare isanzwe n'ubundi tugenda tuganiraho, tugiye kuba twaganira ku mibare ya Ishow Speed n'amafaranga yinjiza ku rubuga rwe rwa YouTube yose tuze kugira dute tuyarebere hamwe tuze kuba twayababwira kugira ngo mumenye namwe niba mushaka gushora ku rubuga rwa YouTube ese bimeze bite. Ariko Ishow Speed muramuzi nyine ni icyamamare cyaje hano mu gihugu cy'u Rwanda, akora ibintu bigiye bitandukanye, akora ibintu by'iteramakofe, ni umuhanzi w'umuririmbyi, ni umukinnyi wa filime, ni umukinnyi wa comedy, ariko yamenyekanye cyane ku bijyanye na live streaming. Rero tugiye kuba twareba amafaranga yinjiza kuko ni umwe mu bantu bakomeye cyane baje hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi bakiri bato cyane, ariko bakurikiranwa ku rubuga rwabo rwa YouTube ku rwego rwo hejuru cyane. Ariko ikintu cya mbere naza kubasaba muri izi video nza kugenda mbereka, muze kwita kuri profile z'aba bantu ngiye kuba nagira ngiye kuba nababwira ni bamwe mu bantu bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube, ariko muri profile zabo za YouTube nicyo kintu nagira ikintu nabasaba kuza kwitaho nyuma yaho mumaze kuba mwakumva amafaranga agira ati bahembwa n'ababakurikira bao ku mbuga zabo za YouTube ndetse nazagenda ngera no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye. Ariko reka tubanze turebe ese abantu babakurikira ku mbuga zabo batuma binjiza amafaranga ngahe. Ikindi muze kwita kuri profile cyane n'ibanga mbaraburi, ariko nzabibasobanura ni mugira mute ni muramuka mubishatse impamvu bakoresha profile zimeze uko nguko. Ariko none aha ntago aricyo kiganiro tugize dute, aricyo kiganiro turiho. Ikintu cya mbere nababwira no kubanza mukitegeza profile z'aba bantu bombi ngiye kuba nababwira. Tugiye kuba twahera kuri Ishow Speed turebe amafaranga yinjiza, akayabo k'amafaranga yinjiza. Urabona rero Ishow Speed reka wenda ntabatindiye, Ishow Speed ni umwe mu bantu bakurikiranwa cyane kuko ku rubuga rwe rwa YouTube akurikiranwa na miliyoni zisaga 52,900 subscribers. Rero YouTube channel ye yaje kuba yayifungura mu mwaka 2016. Rero nibwo yaje kuba yavuga ati reka mfungure YouTube channel yanjye. Muri ku musozo w'iki kiganiro ndaza kubabwira n'amateka y'uyu mujene kugira ngo nawe uyu munsi niba uri kubicamo ibyo bihe nawe uze kugira gukomera uvuga ati nanjye byanze bikunze urubuga rwanjye rwa YouTube nanjye rugomba kuzagira ruteruza, ugomba kuzakomera. Ishow Speed rero afite abiyongereho muri iki gihe cy'iminsi 30, aba subscribers biyongereho ku rubuga rwa YouTube ni 1,300,000 nibo biyongereho mu minsi 30 ishize. Uyu Ishow Speed rero mu minsi 30 ishize views ziyongereye ku rubuga rwa YouTube ni 1,528,000 nizo zabashe kuba zakwiyongeraho. Rero Ishow Speed rero ubu ku rubuga rwa YouTube yinjiza amadolari asaga 132,000 mu gihe kingana n'iminsi 30. Ntabwo ari amafaranga make cyane, ni amafaranga menshi cyane. Ndamutse nyashyize mu manyarwanda ushobora kwagira ushobora guhita wagwa igihumure kuko ni miliyoni zisaga 160 z'amanyarwanda. Urumva ko nizo akorera mu gihe kingana n'ukwezi ku rubuga rwa YouTube. Rero urumva ko ni amafaranga atari make cyane. Rero Ishow Speed yakoze cyane yinjiza miliyoni 2,200,000 by'idolari ku rubuga rwa YouTube. Urumva icyo gihe yakoze cyane ni hahandi bari gukora amatuwa agiye atandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, akora ama live streaming, akurikiranwa bya danje ku rwego rwo hejuru. Rero Ishow Speed rero ubwo urumva uramutse yavunje mu Nyarwanda izi miliyoni 2,100,000 by'amadolari yinjiza byo wasangamo miliyari 2,200,000 cyangwa 500 z'amanyarwanda. Urumva ko n'amafaranga atari make cyane. Ishow Speed rero mu gihe kingana n'umwaka ashobora gukora 937 by'idolari yakoze bisanzwe, ni handi nta kintu aba yakoze ari aho ngaho yicariye. Rero yakoze cyane rero ni miliyoni 15 z'amanyarwanda z'amadolari. Urumva ko n'amafaranga asaga miliyari 10 ubwo ni miliyari 18 z'iki z'amanyarwanda. Urumva ko n'amafaranga atari make cyane rwose, miliyari 18 z'amanyarwanda kuba umuntu yabazikoreye mu mwaka. Urumva ko n'iki n'amafaranga menshi cyane. Mwabantu mwene mpamvu niba uje gukora hano kuri YouTube, ikintu cya mbere ugomba kumenya ni iki, ni ibanga ugomba gukoreraho. Iyo urize rero nta kabuza amafaranga ugomba kuzajya ugomba kuzayarya nta kibazo na kimwe. Rero akagira ati akaba yagutera nk'iki ukavuga ati noneho ngiye amafaranga nanjye gukoresha ijambo rinda ariko reka ngihorere. Noneho uyu Ishow Speed ku munsi rero yakoze bisanzwe. Ubwo urumva ni handi nta kintu aba yakoze, ubundi yitembera mu mihanda ya New York ndetse Los Angeles, California n'ahandi hose hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ashobora kwinjiza 4,400 by'idolari. Icyo gihe nta kintu yakoze. Urumva ni miliyoni zisaga 6 z'amanyarwanda ku munsi ashobora kwagira ati yakinjiza nta kintu yagize, ati nta kintu yakoze. Uyu Ishow Speed rero ku munsi yakoze cyane ashobora kwinjiza 70,000 by'idolari. Urumva ni handi nakubwiye nyine bari gukora ama live ya danje
niba mugira mute niba mukurikirana ahagiye hose. Uyu rero urumva ni miliyoni zisaga 90 z'iki z'amanyarwanda ku munsi ashobora kuhagira, atashobora kuba yakorera, naho mu gihe kingana n'icyumweru Ishow Speed ashobora gukora miliyoni n'ibihumbi 24 by'idolari, aho ni mu cyumweru, naho ubwo icyo gihe aba yakoze bisanzwe nyine biri aho ngaho, naho yakoze cyane ashobora kwinjiza miliyoni ni miliyoni ibihumbi 386 by'idolari. Urumva ko n'amafaranga menshi cyane rero. Ishow Speed mu minsi 30 rero ashobora kwinjiza 132 by'idolari, yakoze cyane rero ashobora kwinjiza miliyoni 2.100 by'idolari, ni miliyari 2, ni miliyari 2 ni hafi na miliyoni na miliyoni 10 aho ngabo z'iki z'amanyarwanda. Urumva ko mu minsi 30 bagize ati abakoreye. Noneho Ishow Speed mu minsi 10 n'abakoreye ibihumbi 63 by'idolari, yakoze bisanzwe, naho yakoze cyane ni miliyoni 1 y'idolari aba yagize ati aba yakora. Urumva ko nasaga hafi miliyari 1 na miliyoni 500 z'iki z'amanyarwanda bagize ati abakoreye Ishow Speed. N'umukozi mw'abantu mwe, niyo mpamvu rero ngiye kubarangira ngiye kuba nababwira ni mu bantu ndi kugenda babwira muze kwitegereza ama profile yabo. Ibindi ni ibanga, tuzagira dute, tuzamena igihe icyo ari cyo cyose nzaba numva ndi tayari kuba nagira ni kuba nabamenera nyine iryo banga, nkahita ndibabwira impamvu aba bajeni bakoresha izi profile zabo za YouTube, ariko bakaba ari nabo ba mbere bakurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Reka tujye kuri uyu nguyu bamwita Mr Beast, akurikiranwa na miliyoni zisaga 479. ni umwe mu bantu ku giti cyabo, atari company cyangwa ni muntu wari wese, ni umwe mu bantu umuntu umwe akurikiranwa na miliyoni 479. ni umwe mu bantu bakurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube. ni nawe mwami wa YouTube, ni nawe mwami wa YouTube. Ikaze noneho mwitegeze profile nyine kugira ngo muze kuba mwagira mute, kugira ngo ni munsi nzaza nicaye nje kuza kuba nabamenera ibanga, kugira ngo muzabe hari icyo mwagize ari cyo mushobora kuba mwarabonye, kuko urabona urubuga rwe yaje kuba yarufungura mu mwaka w'2012 rero nibwo yaje kuba yagira ati yafungura urubuga rwe. Nzababwira n'amateka ye yandi, ariko uyu munsi ndaza kuba nabanyurira mu tuntu duke cyane. Uyu rero mu minsi 30 ishize yaje kuba yakwiyongeraho abamukurikira cyangwa abasubscribers basaga miliyoni 7, naho aba views biyongere ku rubuga rwe rwa YouTube ni biliyoni 3 na miliyoni 400 bagize bate baje kuba bakwinjira. Ubwo ni views zaje kuba zakwinjira biliyoni 3, biliyoni apana miliyoni, biliyoni 3 na miliyoni 400 zaje kuba zagira ziti zaje kuba zakwinjira ku rubuga rwe rwa YouTube, zaje kuba zakwiyongeraho. Noneho uyu Mr Beast no kuvuga ngo ku rubuga rwe rwa YouTube ayinjiza ukwezi yakoze bisanzwe, yanebwe yatembere mu mihanda, yagize ate no kuvuga ngo yinjize ibihumbi 857 by'idolari. Urumva n'amafaranga menshi cyane. Naho yakoze cyane ashobora kwinjiza miliyoni 14 z'idolari mu gihe kingana n'ukwezi. Yakoze bisanzwe mu gihe kingana n'umwaka ashobora kwinjiza miliyoni 9 n'ibihumbi na miliyoni 6 z'idolari. Yego miliyoni 9 n'ibihumbi 600. Yego ni miliyoni 9 n'ibihumbi 600 by'iki by'idolari yakoze bisanzwe aho ngaho ni yandaba yanebwe. Naho mu yakoze cyane ku mwaka ashobora kwinjiza miliyoni 154 z'idolari. Yakoze cyane. Haha ni Mr Beast bari kukubita ibintu twadukino twe ajya kina tw'abantu, akazana abantu bagakina. Yagiye nababwira ko umuntu n'umwe mu bantu bashyira ku rubuga rwe rwa YouTube ikintu mu isaha imwe yonyine kikaba kirebwe na miliyoni 2 mu isaha imwe kiba kirebwe na miliyoni 2. Rwose miliyoni 2 ziba zikigiyeho zikirebye mu isaha imwe. Ikintu rwose urareba ukavuga ati uyu ntago ari umuntu ugize ute, ntago ari umuntu usanzwe. Ariko nababwiye muzi ko mwakwitegereza ama profile y'aba bantu, ndetse iryo banga umunsi nzaza kwitereka ngiye kuri mena nzagira nzabahamagara mwese mushaka mwazashyiramo na nimero zanyu muri za WhatsApp muri comment, kugira ngo umunsi umwe nzabyuka nzahite mbahamagara mbabwire iryabanga ngiye kugira ngiye kuba nari mena. Nukuvuga ngo uyu Mr Beast ku munsi bisanzwe ashobora gukora amadolari asaga ibihumbi 29 yakoze bisanzwe. Ubwo ni hafi miliyoni 30 cyangwa 32 z'amanyarwanda, n'amafaranga menshi cyane. Urumva ko noneho yakoze cyane ashobora kwinjiza ibihumbi 457 by'idolari, aho ni ku munsi. Urumva ko ni amafaranga atari make cyane mw'abantu mwe, n'amafaranga atari make ku munsi umuntu ashaka kuyakorera. Kuvuga ngo uyu Mr Beast no kuvuga mu cyumweru ashobora kwinjiza
yinjiza ibihumbi 204 by'idolari. Yakoze bisanzwe nako yakoze cyane ni miliyoni 3 n'ibihumbi 300 by'idolari. Icyo gihe aba yakoze cyane mu mwamurebye mwamusharingiye buri kimwe cyose mwagize mute mwakoze ubwitange ku rubuga rwe kugira ngo ruze kuba rwagira uteri ruze kuba rwazamuka. Ruvuga ngo uyu Mr Beast mu gihe kingana n'iminsi 30 ashaka kwinjiza ibihumbi 857 by'idolari twabivuze hejuru. Urumva yakoze bisanzwe ni hafi miliyari imwe ni hafi miliyari n'amakayabo n'amafaranga rwose ujya ku uyu Mr Beast ni ukuvuga ngo ibihumbi miliyoni 14 n'izubundi yinjiza iyo yakoze cyane mu kurubuga rwe rwa YouTube. Ubwo ni miliyoni 14 z'amadolari uzumvi ni miliyari hafi 18 z'iki z'amanyarwanda ugiye kuzivunja, kuko hano ni miliyoni 14 z'iki z'amadolari ugiye kuzivunja ni miliyari hafi 18 z'iki z'amanyarwanda. Abagize ati abakoreye mu minsi isaga 30 gusa mu minsi 14. Uyu Mr Beast ni nawe mwami wa YouTube nabikubwiye, yinjiza ibihumbi 366 by'iki by'idolari yakoze bisanzwe. Urumva ko ni miliyoni zisaga 300 ubwo hafi ni miliyoni hafi 500. Yego ni miliyoni 500 mu minsi 14. Abagize ati abakoreye z'amafaranga y'u Rwanda amabarano miliyoni 500 z'idolari nizo bagize ati nizo abakoreye yakoze bisanzwe. Yanebwe nta n'ikintu yakoze ku rubuga rwe rwa YouTube. Noneho yakoze cyane uyu Mr Beast no kuvuga ngo yinjiza miliyoni 5,900 by'idolari ni miliyari zisaga hafi 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ni amafaranga atari make cyane. Rero naravuze ni ndabaza kuba nababwira iyi ngiyi y'urubuga rwe rwose rwo rundi nanjye kubona babwira ho ni barwita T-series. Ni urubuga rucaho amafilime y'abahinda, ariko urwo nta birenze byarwo urumva rwo nibwo rwakurikiranwa cyane, rwaba ari urw'ibyamamare. Urunguru ntabwo twarutindaho cyane. Icyo nagira ngo mbabwire muze ko mwasubiza inyuma muze kureba ino video, murebe aba profile y'aba bantu, mujye gusura imbuga zabo, murebe Ishow Speed, murebe n'uyu Mr Beast, murebe ama profile yabo nimara kuyareba. Irindi banga tuzagira dute tuzarimena. Uyu rero T-series ni urubuga rukurikiranwa n'abarenga 300 miliyoni 311. Uru ntago narutindaho nkuko nabigize nkuko nabikubwiye. Ubu rero ikintu kinini navuze ni ndaza kuba nababwiraho. Ikintu kindi naza kuba nababwiraho nuko ngiye kuba nababwira tumwe mu mateka mato cyane yerekeranye n'ubuzima bwa Ishow Speed, kugira ngo muze kumwajya mute muze kuba mwamenya. Uyu munsi nawe niba uri umwe mu bantu bashobora kubagira ute bashobora kuba bacika intege, uhita ucika. Ubundi uyu Ishow Speed bamwita izina rye nyakuri bamwita Dore Wakiti Junior. Yavukiye muri leta ya Zunze Ubumwe za Amerika muri 2005 nibwo yarageze ku isi. Yatangiye ubuzima bwe nk'umwana usanzwe ukunda cyane imikino, football n'imyidagaduro. Ubundi uyu nguyu Ishow Speed yari umwe mu bantu nyine bagiraga bati bimvagamo ikijyanye n'umupira w'amaguru, akavuga ati ngiye ngomba kuzaba icyamamare ya Cristiano nkuko yabishakaga. Ntago ibintu byo kujya kuri live streaming ari ibintu yashakaga, ahubwo kubera gukunda umupira cyane ariko atawuzi kuwukina byarangiye ari kugenda akajya atsindwa kubera uburakari bwinshi cyane, agaserera akarwana. Noneho aza kugira ati baza kuba muvuga bati genda reka gukina n'abandi bana. Hari ukuntu umwana bakina ukabona arimo arakina nabi ariko ari gukina n'abandi bana. Hari utwana, hari agafoto ke nzababwira abandi bana bajyaga bakinana kuri uyu munsi. Hari umwe wavuye muri rwose nabonye wagize n'ikibazo cyo mu mutwe. Ubu ngo basigaye ari umuhomeless, asigaye ari umuntu wibera ku muhanda, asigaye ari umuntu wirwa witoragura ibishingwe. Ariko abandi bagiye baba ibyamamare bikomeye cyane. Bari abana bane bakundaga kugendana n'uyu nguyu Ishow Speed. Rero Ishow Speed yakundaga gukina nabi mu kibuga, ababyeyi bakabona ntago babyihanganira. Rero aza kuba yavuga ati noneho sasa reka nisubire mu rugo. Aragenda ajya kubana n'ababyeyi be, ariko ababyeyi be nyuma baza baratandukana. Rero umwe ahita avuga ati jya kubana na mama wawe. Uyu Ishow Speed nyine ahita ajya kubana na mama we. Amaze kujya kubana na mama we noneho barabana biza kuranirana kubera nyine icya kibazo cye n'ubundi yarakomeje ubusazi mu bana bwinshi cyane, ibintu byose akajya amena. Ari nabwo yatangiye gukora ibintu by'amarayivu. Noneho akakubita ibikuta byose akamanyagura, urumva kubera ya mpano ye yarashaka
kuzaba nka Cristiano, ariko yaramaze kuvugira ati yaramaze kubona ko impano ye imaze kubagira imaze kuba yashya, aravuga ati wapi ntabwo ajya mu bintu bya live streaming, atangira kubikora rero nabwo ibintu bitangira kuba bitagenda neza, ariko kamena ibintu biki byose nyina aza kubagira ateza kuba yamwirukana. Uyu Ishow Speed rero ajya kubana na papa we hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, y'ababyeyi batandukanye rero umwaka kunanirwa bakohereza ahandi, nyine niko babigize biti niko biba bimeze. Uyu rero yaje kuba yakerekeza kujya kubana na se ubwo yatangiye channel ye mu mwaka, ubwo urumva hari ibindi bihe nyine hari ibindi bihe mutagize mubwirwa, niyo mpamvu abantu benshi cyane bari kubara bahera 2016 bakavuga nyine amateka y'umujene, ariko imbere yaho ntabwo bajya bavuga aka kantu nyine kuko yabanje kugerageza gukina umupira w'amaguru, ariko kubera uburakari bwinshi cyane n'uburyo yakinaga nabi, ntabwo ari wa muntu washoboraga gutsindwa ngo abyakire, oya ahubwo nyine ubwo yahita agatangira gukina ari bya bindi bavuga bya sinabyaye, niko bajya bavuga. Kandi muri football ntabwo byo bikora, ariko yari akiri n'umwana muto cyane. Urumva rero abona ntabwo afite ibintu neza, burya no kuba ababyeyi baratandukanye, kuba ababyeyi bombi batabana, hari igihe n'abana rimwe na rimwe bibagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ni zimwe mu ngaruka rero zageraga kuri uyu mujeni rero. Yafunguye channel yo mu mwaka wa 2016, ariko yamenyekanye cyane 2021. Icyamufashije kwamamara ni live streaming zifite imbaraga nyinshi n'amarangamutima, imyitwarire itunganye ya gishoni zidasanzwe, gukina imikino ya nka FIFA n'ibindi. Hari imikino abantu bajyaga bakina cyangwa n'abana mu bakire cyane baba bagize bati baba bayizi iyo mikino abantu bajya bakina, ari imikino umwe aba afite agascreen ke ku ruhande kuri mudasobwa, yambaye ibintu by'amayekuteri, bakaba ari nk'umukino runaka bari gukina w'umurwano, ariko ari umukino uhuje abantu babiri. Rero uyu nawe yajyaga abikina, ariko atabikina neza. Hari igihe ukina ikintu nta kintu kivamo, uraho ngaho umeze nkaho ugira ute nkaho wishimisha, ariko icyo gihe urumva ko muri iki gihe yaramaze kubagira ati yaramaze kuba yakirukanwa na nyina, ahubwo agize ati yerekeje kujya kubana na papa we, ari nawe wajeje kubagira ati ari nawe watangiye kuba yamusapotinga, ndetse agenda amushyigikira mu tuntu dutandukanye, atangira kumugurira ibikoresho bigiye bitandukanye, atangira kumufasha. Hari igihe buryo umubyeyi avuga ati reka mfe kwihangana n'umwana wanjye, akagira ati atangira kugenda yihangana. Uyu rero Ishow Speed byatangiye gukara ubwo yahuraga n'ubundi na Cristiano, ibintu bitabimera nkaho amata by'amavuta, kuko bamwe mu bafana ba Cristiano bahise batangira gukurikirana uyu mwana, kuko ni umwe mu bana yari yaragiye akoresha ijezi, amaze kwikoresha yandikishaho Ishow Speed mu mugongo, maze kubyandikishaho ariko ashyiraho nimero zingahe, ashyiraho nimero 7, kuko buri gikorwa cye cyose cyarangwagaho no kuba hariho ikirango cya Cristiano no kugeza na n'ubu ngubu. Ishow Speed rero nk'abandi ba YouTuber bose baba bakizamuka, yaje kuba yakora amakosa ku rubuga rwe rwa YouTube, ndetse akora live zitari sawa. Hari igihe buryo umuntu akora live ukabona isiteye ubwoba na YouTube y'ubwayo ikagira icyo gihe urumva ko yaramaze kubagira ati yaramaze kuba yava muri bya bindi by'ibigame n'ibiki byose, ahubwo yari yarageze kuri YouTube. Noneho baza kwagira ati baza kuba baninga, kuko yakozemo amakosa akomeye cyane. Hari ibintu nubwo waba uri gukora live, hari ibintu ushobora gukora kuri live yawe uyu munsi uri kwikora, bagahita bagira ati bagahita bayibaninga. Rero baje kuba babaninga urubuga rwe, noneho agahinda kariyongera, amera nkaho afashwe n'ikibazo cyo mu mutwe gikomeye cyane, noneho kigira gite kiramukomerana ku rwego rwo hejuru, ku buryo bwe nawe ubwe no mu nzira byagendaga nyine ukabona ko byagize bite, byaje kuba byamucanga. Uyu Ishow Speed rero byaje kurangira rero urubuga rwe rwa YouTube bongeye bagize bati barumugaruriye. Icyo gihe rwari rukiri rutoya, ntabwo rwari rwarabaye runini, rwari rufite hafi abarukurikirana basaga hafi 100,000 ariko mbere yaho hari undi mujeni bakoranaga, ariko umujeni we ntago ajya akunda kuvuga, wenda sina ngombwa wenda nkunze kuba namugarukaho, ariko n'umwe mu bajeni bagiraga bati bakoranaga na Ishow Speed, ariko nawe aza kumera nkaho acitse intege muri icyo gihe. Urumva hari igihe umuntu abakorera ikintu akabona nta kintu kiri kuvamo, akavuga ati si ibintu ubundi wabireka nkajya kwikorera akazi k'amaboko, ku mugani wa mujeni ugivuga ati uturimo tw'amaboko. Rero uyu rero Ishow Speed bakimara kubaninga iyi YouTube channel ye, agatekereza akavuga ati none aho niho nari ngiye kuzamukira, kuko mbere byari byaranze ubwo yari ari kumwe n'ura mujeni, ntabwo ibintu byagendaga neza cyane. Noneho byaragendaga ariko bikagenda neza, ntibigende neza cyane. Ariko ahanga atangiye kwifatanya rero na urubuga rwe bageze bati barufunze, atekereza ukuntu agerageje gukina football ibintu ngo byemere, akumva uburyo ibintu byari bitangiye kuba byajya mu mujyo, ariko agize ati araraburisha. Noneho cya kibazo kigira gite kiriyongera. Nyuma yaho rero urubuga rwe rwa YouTube baje kuba barufungura. Noneho bamaze kurufungura uyu Ishow Speed, noneho atangira kugira ati atangira gukora, abantu bose batangira kumumenya. Noneho yabaye nk'umuntu uvumbutse ahantu, nyine abantu bose bari bitegereje
kuba wagira ati baje kumureba, ni nabwo abasubscribers batangiye kwiyongera. Noneho uyu mwana yareba uburyo ashyiraho ibintu abantu bakagira bati bakabireba, yareba uburyo live ze zitabirwa, noneho agira ati arasara, bikubitiraho ka pressure cyangwa ka karwara yari afite, cyangwa ka stress, babita stress, njya numva abantu benshi cyane basigaye babyita depression. Yego, depression avana yibuka ka depression yari afite kose, yarazagira ate atangira kugatura. Niyo mpamvu uyu munsi Ishow Speed ubona amaze kuba icyamamare gikomeye cyane, ariko iyi content yize akora ubona ko akenshi cyane ziganjemo nk'umuntu nyine ukora ibintu bigize bite bidasobanutse, ibintu biri aho ngaho bisa nkaho biteye ubwoba, birimo ubwihebe, birimo risk nyinshi cyane. Rero uyu niyo mpamvu ibyo byose nyine nibikomere yagiye ahura nabyo mu buzima bwe guhera kera cyane akiri umwana wo gukura, ababyeyi bagahita batandukana. Numva ko nibyo uyu munsi byagize bite byagiye bimukurikirana kenshi cyane. Rero ibyo nibyo nabangarutse kuri uyu Ishow Speed. Ubwo utundi ubutaha tuzagenda tutuganiraho, ndetse tuze kuba twazaganira no kuri Mr Beast. Ni umwe mu bantu nyine naringize, ni umwe mu bantu nari mbanyuriyemo kugira ngo namwe murebe. Uyu munsi rero niba ufite urubuga rwa YouTube rukabona birimo biranga cyangwa n'ibindi bintu ukora, ukabona ibintu ntabwo biri kugenda bite, ntabwo biri kugenda neza, menya ngo byanze bikunze uyu munsi nubwo ibintu bitari kugenda neza, ariko ejo n'ejo bundi ibintu bizabigira bite, bizagenda neza cyane. Nicyo cyiza cyane nakubwiye, wicika intege, burya ibintu birahinduka. Uyu munsi rero ushobora kuba ukora ikintu ukavuga ati cyaranze ibiki n'ibiki, ariko muri uyu munsi nawe nubwo byanze igihe cyawe kiba kitaragera, ariko igihe cyawe kizagera, igiti kizagera. Reka rero mbashimire mwese tuba twabanye muri iki kiganiro, komeze kugenda mbabwira nti mugire ibihe byiza cyane. Yaro ko wagezaho iki kiganiro ndi turu, mukomeze kugenda mudushyikira, mukana subscribe ku Hoza TV, mukora share, like and comment kugira ngo tujye dukomeza tugire dute twubaka umuryango wa Hoza TV, kugira ngo nanjye nkomeze nishime nyine nkore ibintu bya danje nyine nishimye, kubera ko mbona ko mugize munyitayeho. Rero ngahe nguko rero kadusubikira aha ngaha, mugire ibihe byiza.